umuhanzi cyangwa se umurigende wamenyekanye hano mu Rwanda munjana hip hop Jay Polly akaba amazina ye rwose yitwa Atishimi Joshua yavutse tariki ya 5 Nyakanga. Niba ubyumvise neza iyo tariki niyo turiho uyu munsi Train Nova TV turakubera nitwa Kemo n'amakuru imyidagaduro agezweho. Yavutse rero mu 1947 bivuze ko uyu munsi tariki ya 5 Nyakanga 2025 yakabaye yujuje imyaka 38 y'ubukure yataza kwitaba Imana. Yavukiye rero mu makaritse ya Kicukiro, avukira mu bana batatu akaba aravutse ari umwana wa kabiri. Hanyuma rero bimwe mu byagiye akorana byinshi mu bintu byamuranze ni byinshi muramuzi mu itsinda rya Tough Gang bayizi bitaramo agiye akora. Ariko reka mubwire ko na 2014 yatwaye Primus Guma Guma byari ibihembo bitangwa ku muhanzi nyine wahize abandi bitangwa na Primus, bikaba byari byareswe nyine Primus Guma Guma, aho rwose yegukanye arega miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda hari ku itariki 30 Kanama 2024. kandi ibindi wamenya uko abaye ambasaderi wa MTN ndetse na Bralirwa. Ibi ni ibigo bikomeye cyane cyangwa se amasosiyete akomeye cyane akora hano mu Rwanda. Yagiye akora ibintu byinshi, akoranye n'abahanzi benshi indirimbo, ariko byarangiye yitabye Imana rwose. Reka tumubwire ngo akomeze kurugira iruhuko ridashira Jay Polly. Indi nkuru nakubwira, reka mubwire ko ahitwa Heza Beach i Rubavu abantu bakunda kujya gutembera murahazi. Yitwa Symphony Band ndetse n'abandi bantu bakomeye abastari bari bagiye mutaramo byiswe cyangwa se byahawe izina rya Toxic Experience. Mutaramo rwose bitegurwa neza cyane n'aba DJ bakomeye barimo na Toxic rero na Marno, nabo ni bamwe ba DJs bari hariya aba i Rubavu rwose muri Heza Beach. Ikintu bamenya rero bimwe mu byaranze no munsi cyangwa se mu bisigisigi by'iki gitaramo cya Toxic Experience, Bruce Melody yaje rwose gusubira inyuma asaba imbabazi zigira ngo ibaruwa yashyize hanze yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga akoresha Bruce Melody, aho yanditse amagambo y'Icyongereza avuga ati to my Gisenyi family, I was fully ready to perform at the Toxic Experience, but due to unexpected sound issues beyond my control, I could not get on stage. I know many of you come out for me, and I truly apologize. We are already on talks to find a way to fix this and give you the performance you deserve. Much love to everyone who showed up. I will be back soon probably. Nuvango ikintu yendaga kuvuga mu by'umwihariko yasabaga imbabazi rwose umuryango bafana be bo ku Gisenyi, ndetse abamenyesha impamvu atagiye kuri stage mu bitaramo bya Toxic Experience yuko rwose ari ikibazo cya sound cyangwa se sonorisation cyangwa se ibyo twakita ibyuma nyine byifashishwa mu gucuranga mu busanzwe. Biravugwa ko rwose abarimo nyine mu bateguye cyangwa se mu bari kuri technique bayobowe na Symphony Band bagerageje gucomeka ibyuma ngo byongere bikoreshwe, ariko biranga neza. Toxic Marno nabo bongera guza mura spirit nziza mu bafana, ariko biranga bigaragara ko bafana bari bacitse intege. Bruce Melody akaba asabye imbabazi, numwe basabye imbabazi mu bahanzi bataririmbye bari bateganyijwe kuri stage ya Toxic Experience Rubavu. Mwari mumeze mute bantu, mwari mwagiye hari ahantu, reka mbabwire ngo mwihangane ka Bruce Melody rwose yababwiye ko yavuze ati I will be back soon probably, yavuze ati rwose ndagaruka vuba ntimuhangayike, bivuze ngo azaza yongere abataramire. Reka mbabwire ko witwa The Ben Kevin Kade na producer Element banenzwe bikomeye cyane. Witwa Kevin Kade na producer Element muherutse kubona bari ku kibuga cy'indege berekeje i Texas ahitwa Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ni muri leta by'umwihariko ya Texas. Ukuntu byagenze rero, Kevin Kade mugira ngo abakigerayo Kevin Kade na Element mwabonye ko abateguye ibitaramo n'ubundi bya Rwanda Convention USA bari bitabiriye bano bahanzi bagomba guhurirayo na The Ben mazi aramaze igihe muri Canada yaragiye mbere, ndetse na Medi uturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
abatipe bakiriwe neza modoka zihenze za Tesla ndetse na Range Rover kabisa muri Texas dollar bona kabaherwe bari baje kubakira ntekereza ko abatipe bazandika amateka kabisa bacaye mu modoka zihenze za Tesla. Ngira ngo ikintu wamenya nuko banenzwe ibi bikurikira bagombaga kwitabira icyitwa Hub Night Meet and Greet. Ibi byagombaga nyine kubera naho dollars muri leta Texas. Abatipe ntago babonetse. Ibi ni ibikorwa cyangwa se ni ibirori bibaho nyuma y'inama itegura itaramo cya Rwanda Convention USA. Bikaba rero ibitaramo byaye birimo abarenga 800 bakaba rwose batishimiye rero imyitwarire abantu bahanzi batigeze babyitabira na gato, kandi bose uko ari batatu The Ben, Kevin Kade ndetse na Element bose ntibahabonetse mu gihe abafana babo bari bategereje, bituma bataha babaye rwose bavuga ko batishimiye imyitwarire abantu bahanzi ku bafana babo cyangwa se ku bakunzi babo. Abategura ibitaramo barimo Afro Hub Music ndetse na Africa Event nabo bari mu babajwe no kuba bano bahanzi batitabiriye iki gikorwa cyangwa se ibi birori bisoza inama itegura Rwanda Convention yose, kuko bavuze ko bitari biri mu masezerano bari basanzwe bafitanye. Mo gusoza n'amakuru y'imyidagaduro kababwira ko witwa Vestina Ishimwe ndetse na Idrissa Kwedrog bakoze ubukwe rwose nkuko babitangaje mu minsi yashize abakunzi ba Trend Nova TV. Murabizi ko nabibabwiye yuko witwa Kwedrog, Idrissa ndetse na Ishimwe Vestina usanzwe uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana rembana na Drokas rwose. Iyi umunsi tariki ya 5 Nyakanga 2025 byari teganyijwe ko bagomba gukora ubukwe ku mugaragaro bwo ubukwe bugizwe n'imihango yo gusaba no gukwa ndetse no gusezerana nyine imbere y'Imana. Ibi rero rwose bikaba byabaye mu ntara ya conference ari n'ubu tuvugana nta nubwo birarangira bari mu rusengero. Witwa rero Leon Manzi musanzwe muzi mu kwamamaza ariko akaba ari n'umuyobozi cyangwa se umushyushya rugamba niwe wari uyoboye ibi birori, akaba yari yifashije indimi zitandukanye kuko ubu bukwe bundi biravuga ko bwitabiriwe n'abanyamahanga ari nabo benshi cyane rwose bari babwitabiriye cyane ko bitari byaravuzwe ndetse benshi ntibanibukaga ko ubukwe bugomba kuri bube. Icyo namenye rero witwa MC Imanzi Leon yakaba yifashije ururimi rw'igifaransa, ikinyarwanda ndetse n'icyongereza kugira ngo nyine abashe kumvikanisha ibiri kuhabera ku miryango igitandukanye yaturutse hirya no hino, by'umwihariko harimo n'inshuti za Idrissa zaturutse mu gihugu cya Burkina Faso. Bamwe abantu baturutse nakubwira mu muhanzi witwa Emmy Vox akaba ari n'umwe mu bari baherekeje Mr. Jean-Luc Idrissa, akaba kandi yarari kumwe n'uwitwa Sam uzwi muri Zobi Vomdi, akaba rero nawe yari mu bari bamuherekeje ndetse n'abandi batandukanye baturutse cyangwa se baturukanye na Idrissa Jean-Luc Kwedrog muri Burkina Faso. Ikindi wamenye cyaranze buno bukwe bwa bano bastar cyangwa se bano bakobwa b'ibyamamare no kuvuga ngo numwe muri bo Vestina Ishimwe, nta kindi nuko yahaye impano bamwe mu bantu be b'imena baje batandukanye abo twakubwira uretse imiryango yo kwa Idrissa ndetse n'imiryango yiwe ndetse n'indi miryango igitandukanye n'abandi batandukanye, ariko mu byamamare yahaye witwa Murendahabirene akaba ari umwe mu bareberera inyungu z'abano bahanzi Ishimwe Drokas ndetse na Drokas nyine ndetse na Ishimwe Vestina nkuko nyine musanzwe mubizi, akaba yamuhageneye impano ndetse anamwambika ingofero anamuha inkoni imwe byerekana ko nyine ari cyobero yaramuhaye nko mu bantu bamufashije kumenyekana ndetse no guteza imbere no kuzamura impano ye. Saba gusa witwa Chris Easy usanzwe ufasha abantu bahanzi mu gufata amashusho nawe yahawe igihembo. Saba gusa witwa Santana Sus umu producer ukora audio cyangwa se audio y'indirimbo z'abantu bahanzi nawe yahawe kimwe mu cyase impano yihariye. Nawe witwa New Bosco nawe babanye cyane ndetse unabandikira indirimbo zigiye zitandukanye nawe rwose ntiyahejwe mu guhabwa impano, bikaba ari bimwe mu byaranze ubukwe bwa Vestina Ishimwe. Ese Drokas we uherutse gutangaza nta minsi 3 ishize witwa Drokas nawe atangaje yuko
ibiri kuvuga ko mbuga nkoranyambaga yuko nawe ashobora kuba agiye gukora ubukwe bidahari ndetse nta bukwe ateganya nta n'umukunzi afite aka kanya rwose avuga ati ibyo ni mu byihorere ni Train Over TV nitwa Kim tuganye ku musozo rero katubwiye ko Iwacu Muzika Festival yatangiye kuri wa gatanu mu Musanze niho byahereye akaba ari ibirori bizenguruka igihugu mu turere tugiye dutandukanye birimo hanze bagiye batandukanye remo Kivumbi King barimo King James barimo ba Riderman barimo Ariel Ways ubwo rero muzaryoherwa cyane aho bino bitaramo bizagenda binyura kandi nkwibutse ko witwa Ariel Ways niwe wabanje ku rubyiniro hari Musanze aba MC cyangwa se abashyushya rugamba barimo Bianca Baby MC Buryohe bakaba aribo bari gususurutsa abakunzi bo muziki nyarwanda mu bitaramo bya Iwacu Muzika Festival Musanze nitwa Kim ni Train Over TV duhe like na comment kandi subscribe ndagukunda cyane.